Abantu batanzi nitwa Serugo, yitwa akazina bazi ni Chance, ariko yitwa Nyirajuru Chance. Hanyuma hari akandi namuhimbye nyine tumaze kubana. Reka turebe ababyeyi babonye impano ejo bundi ku munsi w'abamama. Ababyeyi abatware babo bahaye impano. Pastor baracyafite akazi kenshi ko kuvuga ubutumwa bukomeye. Ababyeyi muzazireka izo mpano bazibahe. Reka nasanze kabisa muri hafi ya zero. Muri hafi ya zero. Wowe umeze nk'aba gutubwirire nyuma kandi nukora nk'aba bicuze ibyo bavuze ukomeze isezerano kugeza imibumbe. Bana yacu n'Imana ikomeza amasezerano nubwo hashira igihe kirekire, imyaka myinshi usenga wiyiriza, ariko Imana iyo yavuze. Turi kumwe sawa sawa. Twazahora amaboko tuyicubahiro umwanya w'abantu. Ifana n'imyambaro n'imigisha abantu bariho. Aho kugira ngo Imana ntihangire neza gute se ufite ubuzima. Reka turambure ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Abanezerewe twongere kandi turambure ibiganza. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Igice kimwe cy'indirimbo kivuyeho ngira kubera umwanya ngira ngo, kandi nta mpamvu yo gutinda no kurondogora, kubera ko n'ejo hahari, n'ejo bundi no ku cyumweru. Turanezerewe mu by'ukuri kuba tugeze hano. Turashimye cyane. Mbere yuko tugira icyo dukora, twashimye itorero ryadutekereje, mutekereza kudutumira. Ntabwo mu by'ukuri tujya tubifata nk'ibisanzwe. Mutekereze namwe gutekereza umuntu uri mu kindi gihugu. Harimo abaririmbyi ba hano benshi kandi baturusha, ariko murenza amaso mureba mu kindi gihugu. Ni ukuri twaranezerewe, kandi twebwe iyo bigenze gutyo turongera tugasubira inyuma tukavuga ngo Mana, ni ukuri twebwe turi abakozi b'imburamumaro, wowe wenyine niwe ukwiriye icyubahiro. Tugashima Imana. Hanyuma turashimira Imana nanone kuba twazanye na pasiteri, yazanye na madame, njyewe naje ukwanjye, ariko nawe kuba turi kumwe nyine ni umupasiteri wacu mu gihugu iwacu dukunda, kandi uvuga amagambo meza ayobowe n'umwuka w'Imana, aratunezeza. Kuba rero twahuriye muri uru rugendo, ni ukuri nawe turamunezerewe cyane. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kubwe. Ubwo ngubwo nyine ubwo dutangizanyije amashimwe, tuzakomeza tugishima nyine, nta kundi. Reka ndeke kuvuga byinshi. Abantu batanzi nitwa Serugo, yitwa akazina bazi ni Chance, ariko yitwa Nyirajuru Chance. Hanyuma hari akandi namuhimbye nyine tumaze kubana. Reka turebe ababyeyi babonye impano ejo bundi ku munsi w'abamama. Ababyeyi abatware babo bahaye impano.
Pasiteri baracyafite akazi kenshi ko kuvuga ubutumwa bukomeye. Ababyeyi muzazirekana izo mpano bazibahe. Reka nasanze kabisa muri hafi ya zero. Cyubahiro ni cyawe Yesu, turagushimiye, turaguhimbaje, duciye bugufi imbere yawe, ari wowe uzamurwa, ari wowe uhabwa icyubahiro, ko nta yindi mana twabona isa nawe, nta yindi mana twagereranya n'Imana ya Isiraheli. Ni wowe Mana itagereranywa n'ibigirwamana, bya bindi biba bifite amatwi ariko bitumva, bya bindi biba bifite amaso ariko bitareba, ibyo ni ibigirwamana. Ariko Data, indirimbo yacu y'uyu mugoroba ikubere nk'umubavu uhumura neza. Ubwiza bwawe bugendagende hano hantu, imbaraga z'Imana zigendagende hano hantu, kandi imbaraga z'Umwuka Wera zikora umurimo ukomeye mu mitima y'ubwoko bwawe. Ituza wema
wacu ni Imana ikomeza amasezerano nubwo hashira igihe kirekire imyaka myinshi usenga wiyiriza ariko Imana iyo yavuze cyane kugeza ibisohoje si do nifuza ko turirimbana aka karirimbo n'ubundi
cyane ni wowe ufite amagambo meza haleluya amagambo meza turasubiramo kandi n'iteraniro ni wowe ufite amagambo meza Imana ibaha umugisha cyane Imana ibaha umugisha cyane Yeah.
myinshi ngo mu buntu bugeze ku bundi yafashe imigisha yose ngo afata amahoro yose ngo afata iby'imbaraga zose byose arabifite kubera muri Yesu arangije aramuha. Ariko mana we hari umugabo wanditse witwa muntu yaravuze ngo hari ubuzima ngo hagaragazwa n'urusaku. Barasifiwe. Niba ufite ubuzima bigaragazwa n'urusaku uzajya wiyaranja ikintu cyose ukoze nushaka gufata ibuye uribuze n'irindi buye ufite gusa havuga ikintu nurangiza Imana yumva urusaku rugukomotseho. Imana yakoze imirimo myinshi ikomeye ku buzima bwawe nubwo wabyanga wabyemera. Imana yakoze umurimo ukomeye ku buzima bwawe. Ariko ndanezera uyu munsi kabisa. Hari umuririmbyi wavuze ngo ariko mana we dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri byo kuzatugirira neza. Icambere ariko amana we icambere ngo nuko badukuye mu isayo y'ibyaha aho twari dufite twari tudafite Imana rurema. Icya kabiri abandi ngomba muri twebwe ngo ubu barahetse sibyo. Haleluya kindumvi kabisa aho winjiye haraza kugukomerana umunsi wa mbere abahari barasifiwe. Ibivuga ndi umuhamya wabyo 100%. Sibyo ndi umuhamya 100%. Niba mubona umuntu asimbagurika ahangaha avuga abera ibyuya dufite aho Imana dukeba nduka dufite ikintu Imana yakoze kandi niko nawe utavuze uragifite. Sibyo twaravuze ngo ubuzima n'ubwambe ifeza n'ibaharo n'imigisha y'abariho ibyo wakoze nibyo bikomeye uri umunyamahirwe kubihumeka. Niba ntacyo wibwa Imana yakoze kubuhumeka uri umunyamahirwe ufite impano ikomeye utugira impano zose. Ubuzima n'ubwa mbere ifana n'imyambaro n'imigisha y'abantu bariho. Aho ukavuga ngo Imana ntihangiriye neza gute se ufite ubuzima. Imana ntiyaguhaye iki ngo ntiyaguhe amazu n'amafaranga ufite ubuzima. Abantu bifuza amafaranga n'amazu n'abafite ubuzima abari rusororo niba rusororo ku mpanda ntabwo bifuza amazu n'ibintu. Izuba rya mu gitondo ndibona buri munsi inda zitemba narayibonye wamubabara mu mibanga Yesu yarumaze ururimi rwari rwaragowe uyu munsi uraririmba utinda wo kwishimye. Bishop ibindi tuzakomeza ejo.